kuri miliyoni 160 inzu yaba iyawe. Guys, reka mbere yuko ngira ikintu mbabwira babanze babanyerekere iyi nzu ubwiza bwayo. Kicukiro Kanombe kuri Sanitas miliyoni 160 nyamara inzu wayegukana. Ibyumba 4, toilette 3 ndetse n'indi toilette yo hanze abashyitsi bashobora gukoresha. Nirahari inzu nziza cyane ifite na rooftop nziza cyane. Miliyoni 160 inzu yaba iyawe. Reka dukomeze mu nzu mbereke ubwiza bw'inzu. Hanze murabona ko ho nta kindi kintu nemerewe kuvuga kuko kugira ngo ubwiza bwo muri kubwibonera. Parking imodoka 3 kugera kuri 4 zaparitse neza, ikagira ndetse n'utu tutu design bagiye bashyiraho kugira ngo muri kugenda mubibona ko ari ibiti birimo birazamuka, ibiti ndetse by'amaronji ngira ngo muri kugenda mubibona ko birimo biragenda bizamuka. Ni ibintu nziza cyane rwose. Reka twinjirane mu nzu tubereke ubwiza bwayo. Miliyoni 160 nyamara ntucikwe no kureba iyi video. Reka dukomeze. Ubwiza bw'inzu rero burya tubuhera hanze. Reka mbanze mbereke rooftop yayo. Iyi rooftop irenze, rooftop isakaye. Urabona ko ari inzu nziza cyane rwose. Miliyoni 160 inzu yaba iyawe. Urabona ko ifite rooftop nziza cyane. Wicari hano uri kumwe na famille yawe murimo muraganira, urabona ko ari ibintu biri class cyane. Reka tugene mu nzu imbere tubereke ubwiza bwayo. Simba mwabonye inzu yacu rero, imiryango uhura nayo urabona ko ari inzugi zamuvura ngira ngo ni byiza cyane. Twaza hano muri salon tugatubona salon nziza, salon nini ifite TV stand nziza, ifite amatara meza, ifite plafond ya gypsum. Ngira ngo ni ibintu mumenyereye ko urubuga rwacu rwa Rwanda Real Estate tutajya tubatenguha no kwereka amazu meza cyane. Twaje hano rero tuje none muri salle à manger. Ngira ngo ni ibintu tugenda tubereka gake gake kugira ngo mubashe kureba koko ubwiza bw'inzu. Tuje muri salle à manger nziza cyane kandi nini yisanzuye. Twaza hano batwizira hano, urabona ko ushobora kuba uri kuganiriza madamu wawe mubaza uburyo byagenze, akazi kagenze gate, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Twaza ahangaha batuza muri iki gikoni cyiza cyane gifite n'utubati twiza. Ngira ngo mukona ko ari utubati tw'umweru. Cameraman nanyegere agenda bereka buri gace k'iki gikoni uburyo kimeze. Ni igikoni cyiza cyane ngira ngo mukugenda mubibona ahantu hatereka amacupa. Ngira ngo mukugenda mubibona abantu mwikundira ka wine, ngira ngo byose bagiye babashyira igorora. Uyu muryango ngira ngo muri kubona ni umuryango usohoka hanze. Cameraman agenda bereka uburyo ibintu bimeze. Reka dukomezanye mu nzu tubereke ubwiza bwayo. Turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Twaje rero muri cya cyumba twita icy'abashyitsi. Ngira ngo byose tugenda tubibereka gake gake. Iki cyumba gifite urumuri rwiza cyane, urumuri urabona ko ari urumuri rwiza cyane ndetse n'icyumba cyisanzuye. Ugahita uza muri toilette yayo, urabona ko ifite toilette nziza cyane, ifite ibintu bya technology. Urabona ko ari ibintu byiza cyane bagiye bakora. Urabona ko ifite toilette nziza cyane, toilette zigezweho. Ngira ngo kugenda ubona ko ari ibintu byiza cyane. Twava hano no tugahita tujya hehe muri bya byumba 3 bisigaye. Reka dukomezanye tubereka ubwiza bw'inzu. Murabona urugi rwacu rero, twinjiye muri bya byumba 3. Icyumba cya mbere murabona ko ari iki ngiki. Cameraman igenda ubereka uburyo ibintu bimeze. Injiramo ubereke uburyo icyumba kingana ku nguni zose zigize iki cyumba cyacu. Twavuye ahangaha bitatuza hehe, bitatuza no muri iki kindi. Ngira ngo mukugenda mubibona uburyo kimeze. Cameraman nacyo injiramo ugende ubereka uburyo iki cyumba kimeze no hejuru, ugenda ubereka ibintu byose. Hanyuma rero uyu muryango ngira ngo muri kubona ni umuryango usohoka hanze mu gikari. Ushobora kudaca hirya ariko ugahita wicara hehe hano muri uyu muryango ugana mu gikari. Ibi byumba bibiri rero bisangirwa n'iyi toilette. Ngira ngo muri kugenda mubibona biriya byumba bibiri bihuriye ku toilette. Iyo mvuze ngo ni ibyumba 4 toilette 3 mba mbabwiye yuko biri ibyumba bibiri biba bifite toilette yabyo mo imbere ndetse n'ibindi bibiri bigasharingwa na toilette imwe. Twagiye rero tugera no mu cyumba nyamukuru, cyumba kiri principal master bedroom. Duhera ngaha kuri uyu muryango tuza dutya. Ngira ngo reka duherewe na muri toilette yayo cyangwa se na douche. Ngira ngo ni ibintu muri kugenda mubona gake gake mwitonze. Urabona ko ifite toilette nziza cyane, ikagira n'utu lavabo twiza ndetse n'iyi technology. Ngira ngo murabona ko ari ibintu byiza bagiye bashyiramo ndetse n'izi shower zacu nziza cyane bagiye bashyiramo. Tukaza hehe muri master bedroom. Nkuko muri kugenda mubibona turinjiye rero muri no master bedroom. Duhita duhera hehe kuri aha uru rwambariro. Ngira ngo
kugenda mubona urwambariro ukuntu ari rwiza cyane, kugira ngo muri kugenda mubibona ko ari urwambariro rwiza cyane rufite garderobe nziza cyane nk'uko muri kugenda mubibona. Tukaza no mu cyumba kiri master bedroom, ni igitanda cyonyine ushyiramo akindi kintu ushyiramo, kuko babonye ko ifite wardrobe cyangwa se ifite urwambariro hirya. Hano igitanda cyonyine icyo ushyiramo, udutara twiza cyane ndetse na design nziza cyane z'inzu. Miliyoni 160 nyamara wayegukana. Harimo n'ibiganiro silver play, harimo ibiganiro kuri miliyoni 160. Reka dukomezanye tubereka, turimo turava mu bwiza tujya mu bundi. Shuti bakuzi bacu rero, mwe dusoneje kureba iyi video yacu. Inzu iri kugurishwa Kicukiro Kanombe kuri miliyoni 160 y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse harimo n'ibiganiro. Twabwiye ko igizwe n'ibyumba 4 ndetse na toilette 3, ikagira na toilette hasi hariya umuntu ashobora gukoresha mu gihe ari kukogereza imodoka. Ngira ngo muri kugenda mubera kamera mane nagenda banyerekera, mbere yo kogereza imodoka ashobora gukoresha iyi toilette nta kibazo gihari. Ikagira ndetse na rooftop kuri miliyoni 160, ndetse harimo n'ibiganiro. Mpamagara rero kuri iyo nimero uri kubona muri screen, wibuke ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ubasha kureba updates zigezweho muri Rwanda Real Estate. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.